Bakunzi ba cano inama nziza ku buzima, twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya tubaganiriza ku bintu byinshi bitandukanye byafasha ubuzima bwanyu kumera neza no kwirinda indwara zitandukanye, bityo bigatuma ubuzima bwanyu burushaho kumera neza mukabaho neza. Mwibuke gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel inama nziza ku buzima, ndetse mukande no kunzogera iri iruhande, mujye mubasha kubona amakuru igihe tuyashyizeho, kandi twakira n'ibitekerezo byanyu mwanditse muri comment kugira ngo tuzabone icyo tubaganirizaho ubutaha. Mbere yo kurushinga cyangwa ku bana, dore ibizamini by'ubuzima ugomba gukoresha. Akenshi abantu ntibakunda gukoresha ibizamini by'ubuzima bitandukanye. Iyo bigeze rero nko muri Afurika ho biba akarusho ko umuntu agana kwa muganga ari uko yumva arwaye cyangwa se atameze neza. Hari abatinya kubikoresha bavuga ko baramutse bamenye uko bahagaze byabatera guhangayika, bityo bikarushaho kumererwa nabi. Hari nk'ugira uti ibaze ngiye kwa muganga bakansangamo nka sida, nahita niheba bigatuma mpfa vuba. Nyamara nubwo bimeze gutya, kwipimisha ukamenya uko uhagaze ni byiza kuko bituma ufata ingamba hakiri kare. Iyo basanze uri muzima bikagufasha kwirinda, ndetse n'iyo basanze ufite uburwayi runaka bigufasha kwitabwaho hakiri kare. Ku bagiye kurushinga rero ni ngombwa cyane kugira ibizamini bakoresha mbere yo kubana, kuko hari igihe usanga umwe afite ikibazo gikomeye. Ibi rero bifasha gufata icyemezo gihamye ndetse mukabana muziranye kugira ngo wenda bitazateza umwiryane mu rugo rwanyu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hari ibizamini byangombwa abantu bagiye kubana bakagombye gukoresha mbere yo kubana. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyandika ku buzima bita El Crema, mu nkuru bahaye umutwe ugira uti 5 medical tests you must not fail to do with your partner before marriage. Tugiye kureba ibizamini 5 by'ingenzi abagiye kurushinga bakagombye gukoresha mbere y'uko babana. Mwabiteguriwe kandi mugiye kubigezwaho na Jean Denis. Ikizamini cya mbere, ikizamini cyo guhuza k'ubwoko bw'amaraso, ibyo bita blood group compatibility test. Ubwoko bw'amaraso bugomba guhura hagati ya babiri kugira ngo bizarinde ibibazo mu isama nk'indwara bita rhesus disease. Iyi ni indwara iba yaturutse kudahuza k'ubwoko bw'amaraso. Iyo rero umugore afite ubwoko bw'amaraso butandukanye n'ubw'umugabo, ni hahandi usanga kubyara bidakunze, ugasanga umwana apfiriye mu nda cyangwa se inda ivuyemo. Ni byiza rero kubimenya mbere, mukamenya uko mubyitwaramo, bityo mugafata umwanzuro ndetse mukaba mwakwivuza hakiri kare kuko birashoboka. Ikizamini cya kabiri, ikizamini cyo guhuza kw'ingirabuzima fatizo, ibyo bita genotype compatibility test. Abantu bagira ingirabuzima fatizo, ibyo bita genes zitandukanye. Ni byiza rero ko iyo mugiye gushakana ko mugana kwa muganga bakareba niba hari izo muhuza kugira ngo mutazabyara abana bafite ibibazo bitandukanye. Ikizamini cya gatatu, ikizamini cy'uburumbuke fertility test. Abenshi iyo bagiye gushaka bagiye no kororoka bakabyara bakagura umuryango, hari igihe rero umuntu aba afite ikibazo cyamubuza kubyara atabizi. Gukoresha ikizamini rero ni ingenzi kuko bibafasha kumenya niba muzahita mubyara nta ngorane, cyangwa se mwasanga mufite ibibazo bitandukanye mukivuza hakiri kare, bityo bikabafasha kubana neza mu mudendezo. Ikizamini cya kane, ikizamini cy'indwara zidakira cyangwa se icyo bita chronic medical conditions test. Muri iki gihe hari indwara nyinshi zidakira umuntu abana nazo ubuzima bwe bwose, nka cancer, diabete, umuvuduko w'amaraso n'izindi. Ni byiza rero iyo mugiye kubana kubanza kwipimisha kugira ngo murebe niba mufite izi ndwara zidakira cyangwa umwe muri mwe azifite, kuko ibi bibafasha mu mibanire yanyu. Niba umwe arwaye nka diabete ni urugero, bizafasha undi kuba yamwitaho uko bigomba kugira ngo mubashe kubana mu mahoro kandi mu munezero. Ni byiza rero kwipimisha izi ndwara zidakira mukamenya uko muhagaze. Ikizamini cya gatanu, ikizamini cy'agakoko gatera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.
Indwara nka sida ni indwara idakira, ni byiza rero kwipimisha mukamenya uko muhagaze, bityo bikabafasha kubana muziranye, ndetse muramutse musanze muyirwaye mwese mwagana umuganga akabafasha kubyara umwana muzima. Ibi byaguha amahirwe yo kubyara umwana muzima. Hari n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina twavugamo nk'imitezi, mburugu n'izindi. Ni byiza rero nazo kuzisuzumisha ko umuntu ashobora kuba ayifite ariko nta bimenyetso agaragaza. Ibi rero bibafasha kumenya uko ubuzima bwanyu bumeze, bityo bikabafasha gufata ingamba zihamye. Tubashimiye umwanya mwiza mwaduhaye. Mwibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel Inama Nziza ku Buzima, ndetse mukande no kunzogera iri iruhande, mujye mubasha kubona amakuru igihe tuyashyizeho, kandi twakira n'ibitekerezo byanyu mwanditse muri comment kugira ngo tuzabone icyo tubaganirizaho ubutaha.